reka nongeye mbifuriza ibihe byiza nshuti bakunzi ba Health Mind. Nk'ibisanzwe iki ni ikiganiro tugana byinshi bitandukanye ndetse mwese mudukora muce kumwe zacu nkoranyambaga turabashimiye by'umwihariko abahereye kota Masimba, Amajyepfo, Amajyaruguru, Uburasirazuba ndetse n'Iburengerazuba ndetse yewe no hagati y'isi cyangwa se hagati mw'isi. Ibyo bishoboka ko wabyumva byose, ariko nibura ibyo bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko nibura buri muntu wese ashaka kuguha igihe cyangwa se ashaka kuguha umwanya wo kujya gukurikirana inama byose. Ndabashimira cyane kubera ko nibura aka ni agaciro gakomeye cyane muri iyi si. Buriya abantu bakundana bakunze kwisesengura neza, cyangwa se abantu bakunze kuba bagira mu rukundo cyangwa se bagira ibyo bahana mu gihe cyabo babisesengura neza, ati umuntu aguhaye igihe aba aguhaye umutungo ukomeye. Ibi nabyo bifite icyo bisobanuye. Nibura ndetse umunyarwanda aravuze ati ntagahora gahanze. Ibi kuvuga ko ntagahora gahanze bishatse kuvuga ko hari igihe gishobora kubaho umuntu akagira ibyo yatakaza cyangwa se akagira ibyo yareka cyangwa se akagira ibyo yageraho. Ibi nabyo bigenwa n'igihe muri rusange. Njye ndi Ismael Pimuhinda n'umuti yo kuna byinshi bitandukanye, nibura ku iki gihe cyangwa se kuri buri muntu wese ashobora kuba yatekerezaho kandi se akagira igitekerezo yatanga mu buzima bwa buri munsi n'ubuzima. Nibura hari ikintu kimwe nibura cyangwa se hari ikintu kimwe mu buzima bwa buri munsi umuntu agendana nacyo, ahorana nacyo, kandi nibura iyo ugifite ushobora kuba waba ufite byinshi bitandukanye, gusa ntabwo dukunze kubimenya. Iki kintu nibura ushobora kugihabwa mu mahirwe cyangwa se ukaba wagikomeza mu buzima bwa buri munsi, ariko iyo gitakaje rimwe ntishobora kongera kugaruka. Ubuzima bw'isi ntabwo ari amafaranga, ubuzima bw'isi ntabwo ari n'ubwenge umuntu aba afite, ahubwo ni igihe umuntu aba yakoresheje iki cyangwa se igihe time, cyangwa se benshi bakunze kwita ngo ni igihe. Nibura iki ngiki abantu benshi cyangwa se umutungo abantu benshi kuri iyi si bafite, gusa badashobora kuba basobanukirwa neza ubuzima bwabo bwa buri munsi. Nibura uracyangiza cyangwa se ukagikoresha uko ushaka, teguha amahirwe ko wagisubirana ukundi, ariko icyo watakaje ntigishobora kugaruka. Bishatse kuvuga iki? Nibura ushobora gutakaza umunsi ku wundi cyangwa se kuba watakaza igihe cyawe umunsi ku wundi, ariko ntuzigera ukigera nubwo uzahora ufite icyo gihe n'ubundi, gusa ntiwamenye ejo ngo hazaba bameze gute. Ni amahirwe ushobora kuba wabona mu buzima ko bafite ejo hazaza, ariko ni n'ibyago byinshi cyane kuba ejo harangiriye uyu munsi, cyangwa se uyu munsi yari umunsi wa nyuma ubayeho kubw'igihe cyawe. Buri muntu wese yagatekereje kuri ibi ngibi, nibura ko umunota wose cyangwa se isegonda ubaye kuri ubu ngubu itazigera rigaruka ukundi. Umwuka uhumeka ntuzigera ubona ukundi, cyangwa se mu yandi magambo ikintu cyose ufite kuri uyu munsi nk'ikimenyetso gikomeye cyane cy'ubuzima, ejo birashaka ko utazaba ugifite kuri ubwo ngubwo. Twakagize guti right now, aka kanya ufite byinshi bitandukanye cyangwa se ufite amahirwe atandukanye ko wagira ibyo ukora cyangwa se wagira ibyo uhindura mu buzima bwa buri munsi, ariko nibura byo tubikoreshe mu byo duta amahirwe yacu umunsi ku wundi. Ibi ni amahirwe tuba tujugunyira inyoni, kandi nyamara ejo tutazigera tuyabona ukundi. Ni mu ntera cyangwa se ni mu kundi kwezi cyangwa se ni mu wundi mwaka cyangwa se ni mu wundi saha ushobora kuba wahabwa byinshi bitandukanye, gusa se yabe no wundi munsi cyangwa se mu wundi mwaka cyangwa se mu kundi kwezi cyangwa se mu wundi munota waba utaye ubuzima n'ubundi. Ntibisaba icyumweru kimwe gusa kuba wahinduriye ubuzima mu kazi kawe cyangwa se wahawe indi ntera mu kazi kawe, nta nubwo bisaba ukwezi kumwe kuba wamaze kugera mu yindi ntera, ntibinasaba umwaka kuba wamaze guhabwa akaruhuko k'umwaka cyangwa se kuba wajya ku mipango ya y'undi mwaka utaha. Ibi ngibi bisaba igihe kimwe gusa, aka kanya, cyangwa se kuba wahabwa igihe cyawe aka kanya right now. Nibura buri muntu wese ashobora kumenya ibihe bigize isi cyangwa se bigena isi umunsi ku wundi. Ibihe ni bibiri, nijoro ndetse n'amanywa. Mu masaha 28 ibi ni hafi minota isaga 3600, bikaba hafi amasegonda asaga 46,400. Muri iki gihe hakorwamo byinshi bitandukanye bibi cyangwa se byiza, gusa ni nako abantu bashobora kubona amahirwe atandukanye kandi bamwe bakayakoresha neza kandi bakoresha nabi. Ariko se wakibaza umuhombyi ninde wabonye amasegonda angana gutyo y'ubuzima bwa buri munsi, cyane ko abahanga bafite ko basesengurana neza cyane kuri ibi ngibi. Igihe twese turagifite, gusa nyamara ibyo dukoresha mu gihe cyacu nibyo bitandukanye neza kuba twabakoresha n'ubuzima bwacu bwa buri munsi. Bitandukanye cyane nuko abantu benshi bayitekerezaho, kubera ko nibura uko ubyutse uyu munsi siko uzirirwa ejo, cyangwa se uko wabyutse ejo nta nubwo ari kuraramuka uyu munsi. Igisekeje twese tuba dufite igihe, ariko ubwo tugikoresha mu nibwo butandukanye. Ni ibibazo buri wese yakibaza, ese igihe cyanjye gikoresha gute? Ibi byavuzwe n'abahanga bakomeye cyane ndetse n'andi bahanga bagiye babaho kuri iyi si, baragize basesengura bati nibura ushaka kumenya agaciro k'umwaka umwe gusa, wazabaza umunyeshuri umwaka wa 6 cyangwa se warangije umwaka wa 6 akaza guhabwa amahirwe yo kwishimana n'abandi, gusa nyamara liste yo gusohoka ko amanota yagera agasanga ntari kuri ya liste y'abatsinze. Mandi magambo yatsinzwe. N'agahinda gusa yagira ku mwaka wose. Birababaje. Nanone kandi ushaka kumenya agaciro k'ukwezi kumwe, wazabaza umubyeyi watwise umwana we mezi 9 amutwara mu nda nk'umwana koko, cyangwa se nk'umwamikazi cyangwa se nk'umwami waba uri mu nda ye, nk'umuperezida cyangwa se undi muntu ukomeye ku isi, ariko mu kujya kumubyara akaza gushiduka umwana yamaze kwitaba Imana kera. Ibaza ku gahinda nawe.
nibura kandi ushaka kumenya agaciro k'ukwezi kumwe wazabaza umukozi wahawe amafaranga y'ukwezi cyangwa se wahawe umushahara w'ukwezi kuri tariki 31 ariko ku munsi wo kwa gatanu akaza gufata agaheke akaza kujya ku mazi cyangwa se igisenyi kujya kogana no kwishimana n'inshuti ze gusa kuwa mbere akaza gushiduka akaza atakagiyemo kubera iki kubera ko yamaze kunywa inzoga nyinshi cyangwa se ko yamaze guta igihe cye cyane ngo arimo kwinjinga n'abandi kubwo kwezi kumwe gusa yasubira mu kazi ku munsi wa kabiri cyangwa se ku wa kabiri agasanga irete rimubwira ko akazi yagasezerewe ibaza ko gahinda kenshi nibura ushaka kumenya agaciro k'icyumweru kimwe wazabaza igitangazamakuru televiziyo cyangwa se radio cyangwa se ikinyamakuru cyandika nibura nanjye mushobora kuba mwabimbaza ikibazo kubera ko nanjye bibamo ibi ngibi iyo tumaze hafi umunota umwe cyangwa se isaha imwe cyangwa se nibura umunsi umwe tudafite igitangazamakuru gikora cyangwa se tudafite umuriro n'urugero igihombo umuntu aba afite ni agahinda kenshi cyane ushaka kumenya agaciro k'umunsi umwe reka nkwereke uzatubaze twese twagiye twapurenga cyangwa dushaka akazi ahantu henshi hagiye hatandukanye umunsi umwe ukagenda ugiye kwapurenga akazi yo gushaka akazi ahantu hamwe ugasiga dokimaze bakakubwira ati uzagaruka umunsi ejo cyangwa se ejo ndahazaza umunsi wa mbere ugasubirayo bakakubwira ngo ya wa kabiri ugasubira bakakubwira ati oya wa gatatu wasubira bakakubwira ati dokimaye ntago iragira ikikorwaho icyo gihe uzamenya agaciro k'umunsi umwe cyangwa uzamenya agaciro nibura cyo kubara umunsi umwe cyangwa utegereza umunsi umwe biragora cyane ushaka kumenya agaciro k'isaha imwe nibura akangaka isaha imwe cyangwa se by'isaha tubibwirwa cyane cyane n'abantu bakundana cyangwa se bawugereje bita long distance relationship abantu bakundana bari kure cyane uzabaze nk'umuntu mukundana cyangwa se uwo mwagize gukunda naho umunsi umwe mu gihe yari nko muri Amerika uri nk'ani Kigali mu Rwanda umunsi umwe mukaza kumara hafi isaha n'igice cyangwa se nibura isaha irenzeho iminota mutarimo kuvugana urukundo rwabaye rwinshi cyane cyane ko mugaruka muvuga ati ese sheri cyangwa se mukunzi urumaze iminsi hehe dutangiye kubara mu minsi nyamara kandi yari isaha gusa n'agaciro k'isaha imwe gusa reka nibura tugaruke no kujyanye n'umunota umwe cyangwa se ko waba ufite umunota umwe mu buzima busanzwe nibura ushaka ko uragize mukuru wawe cyangwa se murumuna wawe cyangwa mushiki wawe yewe n'inshuti yawe uzayibaza ati umunsi umwe uramutse ugiye nko ku kibuga cy'indege cyangwa se waragiye ku kibuga cy'indege warabonye buruse kujyana hanze kwiga waratsinze neza cyane ushaka ko wagiye Paris, São Paulo, Moscow, Quebec, Toronto, Texas ndetse n'ahandi hakomeye cyane mu isi cyangwa London nibura ukajya ku kibuga cy'indege utegereje indege kugira ngo ubashe kuba wagenda ujye kwiga mu masaha makeya ukaza gufatwa n'agatotsi gato cyane ibi ngibi bishatse kuvuga iki ushatse kuvuga ko washobora kuba waruhuka cyangwa se ushobora kuba wakicara uruhutse utegereje indege nk'ibisanzwe n'ubundi gusa kubwa gatotsi gato cyangwa se kubw'umunaniro wari ufite ukaza ko wakicara cyangwa se wicaye utegereje ya ndege ugakubitwa n'agatotsi gato umunota umwe gusa ukaza gushiduka isaha igucitse cyangwa se umunota ugucitse cyangwa se isegonda ari gucitse indege imaze kugenda ibaza umunota umwe nibura uramutse ukangutse ugasanga indege wari ugiye kugendamo imaze kugenda ese watekereza iki ibaze nawe basi reka turebe nibura isegonda rimwe nibura umuntu wese ushaka kuba wategeza ku isegonda rimwe ibi ngibi wabibaza umubyeyi cyangwa se umwana cyangwa se umuryango ukomeye cyane wari ufite mu ndege cyangwa se uri mu bwato cyangwa se uri ahantu hari mu modoka ikomeye cyane ushobora kuba ugiye mu rugendo rumwe cyangwa se urundi urekeje hamwe cyangwa se ahandi ariko ukaza nibura kugira ikibazo mu muhanda ugomba gukora impanuka mu gihe cy'isegonda rimwe ukaza kwiruka wowe n'umuryango wawe ese inkuru wazibarirwa nande ese inkuru wazivuga iki ese inkuru wazatekereza iki ko Imana yakuroka ibintu uburyo wese bungana gutya ngiye mu gihe cy'isegonda gusa nibura kandi ushaka kumenya agaciro k'iterisi rimwe gusa wazabaza umwe mu batlete Bolt ndetse n'aba Areruya Joseph Samuel ndetse n'abandi bakomeye basiganwa ku bijyanye n'ibihe uzabaza ati umunsi wabaye wa kabiri usizweho iterisi rimwe waryumvaga mu buhe buryo kari agahinda kenshi atazigera yibagirwa mu buzima bwa buri munsi mu mateka Jack Ma we yaravuze ati nibura ushaka kumenya agaciro k'igihe ubaza umuntu wese wagiye ugitakaza umunsi ku wundi kuko nibura abangaba bafite kubyo bagusobanura n'ibijyanye n'iki arongera avuga ati nibura uyu munsi umeze nabi ejo uzahora n'ubundi umeze nabi gusa ejo bundi ingibi zabyahindutse umeze neza ntukihebe nanone kandi ntuzigire utekereza ko izuba rizarenga kugira ubashe kugira icyo watekereza cyangwa se warebaho ahubwo ntuzagire nanone unatekereza ko ahazaza hawe hari uzatekereza ko wapangira ahazaza n'ubundi ibi ntibishoboka nibura umwe mu bahanga baravuze bati uko wiga ni nako ugira icyo ugeraho ibi nibura abantu basesengura cyane muri iyi si bavuga ko Steve Jobs, Bill Gates, Jack Ma, Oprah, Elon Musk ndetse n'abandi bagabo bakomeye cyane mu isi bafite uburyo babayeho gusa bakoresha igihe cyabo cya buri munsi hari ijambo bita learn cyangwa se kwiga buri muntu wese ahora atekereza cyangwa se ahora yarebaho ku munsi ku wundi bavuga ko neza nibura igihe kuna abagabo bose bagikoresha cyangwa se abantu bakomeye kuntu bagikoresha bavuga nka Bill Gates ko asoma ibigitabo nibura kimwe mu gihe cy'icyumweru Mark Cuban amasaha 3 nibura ku munsi arayafata kugira ngo abashe kuba yasoma cyangwa se yakiga Oprah we ni ubuzima bwa buri munsi kubera ko yirirwa mu bitabo cyane ko afite n'inzu y'ibitabo
abo bose ikintu kibaranga ni ukoresha igihe cyabo cyangwa se ko bagerageza gukoresha igihe cyabo gusa kigenderanwa no kwiga cyangwa se ko wagira icyo ugera mu buzima bwa buri munsi ubashije kwiga. Ijambo learn cyangwa se kwiga ni ijambo tuzagarukaho cyane mu biganiro byacu by'ubutaha, gusa ikintu wamenya kwiga cyangwa se learn ni ijambo rigendana cyane n'ijambo to time cyangwa se aka kanya, iki gihe. Abenshi bakunze kuvuga ati learn now time never come, cyangwa se iga aka kanya kuko igihe ntikizigira kiza. Ese aka kanya nibara wowe cyangwa se n'undi wese uramutse uha amahirwe nko muri abagabo bakomeye na twaje tuvuga nka Bill Gates, Steve Jobs cyangwa se nk'ijya kwa Perezida Paul Kagame akaguha amahirwe gusa akakubwira ati nibura uhawe amafaranga menshi cyane 46,400 y'amadolari ku munsi. Ibaze amafaranga 46,400 y'amadolari ku munsi akayaguha uyu munsi gusa akakubwira ko saa sita z'ijoro aba yarangiye. Gusa ejo n'ubundi kubw'amahirwe uzabona uzahabwa andi mafaranga angana gutya. Ese wayakoresha iki? Buri muntu wese afite ibyo yatitse cyangwa se afite uburyo yakoreshamo. Benshi ndabizi ko bashobora kuba bakubaka ibibuga by'indege, hari abafasha imfubyi, hari abafasha abapfakazi, yewe hari n'abakubaka imidugudu ikomeye cyane mu isi, cyane ko n'abakubaka bya bindi bakomeye cyane bakunze kwita ngo ni ubwato mu mazi bakiberamo gusa nyine. Yewe hari n'abandi bantu barya ubuzima ku buryo butandukanye, gusa nanone hari n'abandi bantu bayakoresha nawe ko bitandukanye. Abandi bantu bashobora kuba bayakoresha ndetse ibi ngibi bishatse kuvuga ko buri muntu wese afite icyo yakoreshamo. Gusa aya mahirwe se uramutse uyabona umunsi ku wundi, Imana ikakubwira ati n'ubundi aya mahirwe nsanzwe nyaguha n'ubundi. Imana ku munsi iguha amasegonda nibura atari make, nibura ku masaha 28 ku minota isaga 3600 ni amasegonda asaga 46,400. Ni amahirwe Imana isanzwe iguha umunsi ku wundi. Ese uyakoresha iki wowe? Imana iguha umwuka cyangwa se iguha amahirwe kuba wabaho muri ya kigihe kingana gutyo, gusa nibura ntiwishyura, nta nubwo uhabwa iki cyangwa se nta nubwo wishyura iki gitandukanye ko wabona aya masaha cyangwa se amasegonda cyangwa se iyi minota, ahubwo ihabwa ku buntu kugira ngo ubashe kugira icyo wakora ku munsi ku wundi. Ariko nibura ibyo ukora cyangwa se usanzwe ukora nibyo bigena ubuzima bwa buri munsi. Ihurizo wagenda ukigaho cyangwa se wagenda ugatekerezaho ni amafaranga cyangwa se amasegonda usanzwe uhabwa umunsi ku wundi. Ese yakoresha iki ku buzima bwa buri munsi? Bitekerezeho. Mu yandi magambo, ikosa dukora rya mbere mu buzima bwacu bwa buri munsi ni ukumva ko dugifite igihe. Ushobora kugikoresha uyu munsi cyangwa ntugikoreshe gusa igihe gisekeje ntabwo cye kigaruka. Nibura ku myaka hafi isaga 78 dusanzwe tubaho, dufata hafi imyaka 28 turyamye, tugafata hafi 30% y'ubuzima bwacu twiryamye gusa twinjoyinga nta kintu dukora. Tugafata hafi 10.5 cyangwa se imyaka isaga 10.5, ubwo ni imyaka 10 n'igice dukora akazi ka buri munsi, gusa nibura tugafata hafi 50% muri byo abenshi bakava mu kazi. Igihe kirenze amafaranga kure cyane, gusa benshi bashobora kuba bitandukanye cyane se bakagera kure cyane ko batekereza kumva ko amafaranga ari yaza imbere y'igihe. Ntibishoboka. Nibura dufata hafi imyaka 9 kuri turera kuri televiziyo ndetse na social media, tugafata hafi imyaka 4 kwishima cyangwa twishimisha mu buzima bwacu bwa buri munsi, tugafata hafi imyaka isaga 2 mu kunywa ndetse no kurya, tugafata hafi imyaka 2 n'igice twiga, tugafata hafi imyaka 2 n'igice nanone dukora siporo, tugafata nibura hafi imyaka 3 dukora ingendo za buri munsi. Ibi ngibi nibura ni igihe buri munsi ashobora kuba yagenda umunsi ku wundi. Gusa ibyo byose biteranyije biraza kugera muri ya myaka 9 gusa. Wakibaza iyi myaka 9 dufata iri mu buzima bwacu bwa buri munsi kuri social media na televiziyo, ese ibi ngibi bitumarira iki? Buri muntu wese yakabitekereje. Social media ni mu bintu bya mbere bidufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi, ariko bigatandukanye cyane n'abandi n'ubundi bafata social media nk'igikoresho cyo kwangiza isi cyangwa se kuba byafata isi ko bishakiye. Televiziyo iduha amakuru, gusa ntibitandukanye cyane n'abandi n'ubundi bafata televiziyo cyangwa social media mu bundi buryo butandukanye bwo kwangiza isi ndetse no kwangiza rubanda muri rusange. Buri muntu wese yakabitekerejeho. Gusa mbafite inkuru nziza ndetse n'inkuru mbi. Gusa inkuru mbi muri yo nuko igihe kitagaruka, gusa inkuru nziza muri iyo ngiyo nuko ari twebwe abapilote b'icyo gihe. Ndetse n'abahanga bakunze gusesengura bavuga ati ubuzima ndetse n'igihe niyo barimo biza tugera muri iyi si. Nibura ubuzima butwigisha gukoresha igihe neza, n'igihe kikatwigisha kwiga agaciro k'ubuzima bwacu. William Shakespeare yagize ati igihe tugendamo kigenda gake ku batagishaka, kikihuta cyane ku bafite ubwoba, yewe kikaba kirekire cyane ku bababaye, ndetse kikabona kigufi cyane ku bishimye. Gusa ku bakunda igihe muri rusange, ibi ni ibyo babayemo mu buzima bwa buri munsi. Ni igihe n'ubundi njye Ismael Papi Muhinda n'ubundi bakomeza kudukurikira ku mbuga zacu nkoranyambaga Youth Mind, ndetse ukaba wajya kuri YouTube channel yacu nka IMTV ndetse na Reflection Show, ukora subscribe ubundi ukora dukurikirana umunsi ku munsi. Ndabakunda kuko nanjye mu gihe cyanyu nakagaruka.